Haleluya, amazina ni Maniriho JMV, nkaba ndi umukristo, mbahaye ikaze kuri iyi channel ya Iriho Family TV, tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana, dusanga muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5, ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, rifite umutwe uvuga ko dukwiriye kwiringira Imana. Reka tubanze dusenge. Mana, tugushimiye ko uduha umwanya wo kumva ijambo ryawe, dusabe baryumva bose kugira ngo rigire umumaro mu mitima yabo, kandi twese ukomeze kuturinda namwe n'itorero n'abizera bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yeremiya 17 umurongo wa 5. Uku niko Uwiteka avuga ati: havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Umurongo wa 7 haravuze ngo: hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Iri jambo Imana yaribwiye ubwoko bwa Isiraheli, kubera ko bari bamaze kumara igihe kirekire batakireba Imana, batakiyizera, batakiyiringira, batakihura n'ibibazo ngo bayitakambire. Ariko Imana bikayibabaza cyane, kuko yigeze ibwira Abisiraheli ababwira ngo ndi Imana ifuha. Irindi jambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ukuboko kwayo kwaheze ngo inanirwe gukora, ngo kandi nta nubwo yananiwe gukiza, ahubwo imitima y'abantu itizera niyo ituma Imana yifata. Kubera ko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ahangaha Imana yavuze ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu, ngo akishima amaboko ye akimura Imana ye. Iyo turi gukizwa twakira ijambo ry'Imana, turavuga ngo twizeye Yesu Kristo, ngo kandi turamwakiriye ngo abe umwami n'umukiza wacu. Ariko uko umuntu agenda aba mu isi, uko umuntu agenda ahura n'ibibazo byinshi, hari igihe kigera ugasanga umuntu ntabwo akiringira Imana, ntabwo Imana ikiri umwami mu mutima we, ahubwo hari ibindi bintu yimitse maze ngo akimura Imana. Ibyo bindi bintu wimitse rero Imana y'ibireba ibibona nk'ibigirwamana. Birashoboka ko wimitse ubutunzi, ukumva ubutunzi nibwo usenga, ukumva nta kintu cyakurutira ubutunzi, ukaba utakiringira Imana, ukumva ko ubwo ufite ubutunzi nta kintu utabasha gukora. Ariko mwene data, ijambo ry'Imana rivuze ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu. Niba muri iyi minsi wariringiye ubutunzi, ijambo ry'Imana riravuze ngo havumwe umuntu wiringira ubutunzi. Niba wariringiye abakomeye, ijambo ry'Imana rivuze ngo havumwe umuntu wiringira abandi bantu. Niba hari ubwenge wumva wiringiye, ijambo ry'Imana riravuze ngo uvumwe. Imana rero nitugirire neza, icyo waba warimitse cyose kikaba cyaratumye ushyira Imana ku ruhande, kikaba cyaratumye Imana uyimura muri wowe, ukumva gusenga ntacyo bikubwiye, Imana ikugirire neza, utaba ubaye nko muri aba ngaba ijambo rivuze ngo bavumwe. Ariko ryakomeje ku murongo wa 7 riravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ntabwo Imana yananiwe gukiza. Birashoboka ko uri mu ntambara, birashoboka ko uri mu bibazo, ijambo rirakubwiye ngo wizere Uwiteka akubera ibyiringiro. Reka dusoreze kuri iri jambo Imana yabwiye Yeremiya mu bice bya 33 ngo uhereye ku murongo wa 1 ngo ryamusanze mu gikari ahantu yari akingiraniwe wafunze, ngo riramubwira ngo umva Yeremiya, ngo Uwiteka niwe ugira ikintu akora, ngo yarangiza akakirema, yarangiza akagikomeza. Mwene data, Uwiteka akomeza ikintu yaremye. Haleluya. Niba Imana yaraguhaye gucuruza, azabikomeza. Niba Imana yaraguhaye kwiga, Uwiteka azabikomeza, kandi azajya agenda agira agucira inzira kugira ngo abisohoze. Umwiringire, umwikomezeho, we kugira ubwoba bw'ibyo ubona bitari kugenda neza. Niba ari Imana yabiguhaye,
izagira gute? Izabikomeza, kuko yaramubwiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana iduha umugisha, idushoboze kuyitabaza, idushoboze kuyiringira, kandi ibindi twiringiye byose tubikore mu izina rya Yesu. Amen.